Umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore ni umunsi abagore bose baba bishimira intambwe bagezeho ndetse bakarushaho gupanga indi mishinga y'iterambere. No mu Rwanda abanyarwandakazi baratangaza ko bamaze guhindura imyumvire yabo nyuma yo guhabwa agaciro, bityo bakaba bamaze gutera imbere, dore ko abenshi bihangira imirimo bimwe bakesha ubuyobozi bwiza bw'igihugu. Gifatika rero mu bagore ba Ruhango basigaye bashobora gukora ku ifaranga. Umugore wa Ruhango azikora gukora ku ifaranga, nta kirara muri nyakatsi. Nyakatsi nyine umugore wa Ruhango wese afite matora aryamaho, ashobora kwigurira igitenge, ntakirirwa ategereje umugabo ngo yenda ngo yagiye guharaza amugurira umunyu, ahita abyigurisha. Turabikora ntabwo umuntu agiraga amafaranga mu mufuka ngo abe yakwigurira ikintu, yategaga amaboko ku mugabo agategereza ko muhahira, ko amugurira igitenge. Ariko ubu umudamu abasha guhaha, noneho umugabo akaza nawe akarya, kandi akaba yajya kuri konti akabikuza amafaranga. Muri make ubu n'umudamu nawe afite ishema kuko mu mufuka harimo ikintu. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Wazanye yavuze ko umugore wo mu Rwanda amaze gutera imbere mu bukungu, ari nabyo byishimirwa n'amahanga yose, ndetse n'abaterankunga bakarushaho gufasha abanyarwandakazi. Nagira ngo mvuge ko ku bikorwa by'ubukungu uyu munsi umugore hirya no hino amaze kwiteza imbere, ari mu mujyi ndetse no mu cyaro. Nihuse inkuru nshya iryoshye uyu munsi, ariko tugomba gushyiramo izindi mbaraga, nuko umugore mu bigo by'imari amaze gutera intambwe. Ntabwo byari byoroshye mu mateka twari dufite. Uyu munsi ubushakashatsi bwa Finiscope bukaba tugaragariza yuko 63% b'abagore bamaze kwegera ibigo by'imari. Ibi rero birashimishije kandi biradufasha. Ikindi navuga nuko iyo tubonye agaciro umugore yahawe uyu munsi, impfu zikaba zaragabanutse, tugeze kuri 200 ku badamu bagera kuri 210 ku bihumbi 100. Uwo mubare waragabanutse cyane, ariko turifuza yuko nabo ngabo bavaho ntihagire umugore upfa atanga ubuzima. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango akomeza yihanangiriza abagabo bashuka abana bato b'abakobwa, ndetse hanaboneraho gusaba ababyeyi bose b'abanyarwandakazi kubahiriza uburenganzira bw'umwana ku bufatanye n'inzego zose zibanze. Ndasaba yuko muri Gasabo no mu gihugu hose turagenda tubisaba, ndasaba yuko ababyeyi bari hano tubyumve neza. Ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana ni ikintu dukwiriye guhagurukira. Nishimiye kubona ko hari abagore benshi, nishimiye kubona ko hari abagabo benshi. Hamaze igihe dukora ibikorwa bitandukanye by'uburenganzira bw'umwana kuko turabishinzwe nk'ababyeyi, ariko nagira ngo mbabwire ko tugifite ikibazo twese tuzi, ibibazo by'abana babyara mu gihe kidateganyijwe, abana batwara inda bakiri batoya. Dufite ikibazo cy'abana bagicuruzwa. Iyo mvuze abana buriya niyo barenze 18 bakagera 20 baba bakiri muri icyo gihe cyo kurerwa no kurebererwa. Tukaba tugifite abana badafite isuku ihagije, tukaba dufite abana bari mu muhanda n'ahandi hadakwiriye. Nibanze ku bana kuko iby'abakuru twabiganiriye, ni byiza naho gushyira imbaraga harahari, ariko sinari kuva muri iki gitaramo ntabasabye yuko dufatanya. Umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore wizihijwe ku nshuro ya 42, ukaba warashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1972 mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Tasie Biziyaremye, KUWA TV.